ibiri kubera Dubai muri aka kanya biteye ikimwaro, umujinya ndetse n'iseseme. Niba uri umubyeyi wabyaye muri aka kanya ushobora kuri buze kurizwa n'iyi video bitewe na video irimo ahangaha. I Dubai tuhamenyereye nk'ahantu hagurishirizwa ibintu bigiye bitandukanye by'ubwoko bugiye butandukanye ndetse kandi bihenze. Tuhazi nk'umujyi ukomeye cyane ndetse uzwi ku isi, urimo inyubako zirenze zigeze hejuru mu gicu, aho abaturage benshi bava inaha bakajya kugurayo, n'Abanyafurika ndetse Abanyamerika n'Abanya-Europe bakajya kureba ndetse no kugura hamwe no kwishimishiriza muri aka gace ka Dubai. Gusa muri aka kanya ibiri kubera Dubai biratandukanye. Ubwo twa tumenyereye ko bagurisha ibikoresho bigiye bitandukanye, kuri ubu ntago bikiri ibikoresho gusa, ahubwo basigaye bagurisha n'abantu. Abana b'abakobwa b'Abanyafurika bashire muri Dubai. Bamwe bazi yo bari kujya, abandi ntibazi yo bari kujya. Bibagiraho ingaruka nyuma, bamwe bari baziteguye abandi bataziteguye. Bamwe bajyanwe ku gahato, abandi bakajyanwayo babeshywe, ndetse abandi bakajyayo bazi ikibajyanye, gusa nta kindi, ubusambanyi. Dubai ni hamwe mu gace kazwi nk'agace gakize ndetse kagira ibicuruzwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ko noneho kuri ubu ngubu hiyongeyemo gucuruzwa kw'abantu, abakobwa. Hashtag ikomeje kugenda ibazungurutsa ibavana muri Afurika ibajyana muri Dubai, ikomeje guca ibintu hirya no hino. Kuri ubu ngubu ntago abakobwa bagishimishwa ndetse nabo ngo bashimishe abagabo muri aka kanya, ahubwo abakobwa basigaye bakoreshwa nk'ibikoresho. Si bicuruza, ahubwo noneho baracuruzwa. Ntibagifite agaciro ndetse ntibagifite uburenganzira ku bikoresho byabo Imana yabihereye bagomba gukoresha nk'umugore n'umugabo. Barasambanywa, bagakubitwa ndetse bagakorerwa ibyamfura mbi iyo bageze Dubai. Reka iyi nkuru tuyigemo neza. Kuri ubu ngubu abakobwa bari guturuka mu Rwanda, muri Congo, muri Uganda ndetse no muri Ghana hamwe na Nigeria, bakajyanwa aho bita Dubai, bajyanwe mu gikorwa cy'ubusambanyi. Wakibaza ngo biri kugenda bite? Hari abashoramari bashinzwe gucuruza aba bantu, aba bakobwa babashoramo amafaranga, bakabajyana muri Dubai, bakajya bagurishwa ku bakire cyangwa se ku bafite ayabo, kugira ngo babashe kuba baryamana n'aba ngaba. Gusa si ukuryamana gusa, ahubwo ni ubusambanyi buteye ubwoba ndetse n'isoni, aho umukobwa asambanywa mu bice byose bye by'umubiri birimo imyenge. Harimo mu gitsina cyabugenewe, harimo mu kibuno ndetse no mu kanwa. Cyane ko habaho icyo bita crazy staff. Ibyo bita ngo ni crazy staff, aho bishyura amafaranga menshi kugira ngo umukobwa bamukoreshe buri kimwe cyose bashaka. Aho usanga umukire yifuza kuryamana cyangwa se gusambana n'uwo mukobwa, amuziritsa amaguru n'amaboko iminyururu, amukubita uko ashatse, amwihagarikaho, ndetse rimwe na rimwe ugasanga biba ngombwa yuko uwo mukobwa ajyanwa n'inkari z'umugabo. Ubu ni uburyo bwo kwishimisha babikoramo, ndetse bikaba nk'aho ari imyidagaduro bahura n'aba bakobwa ku gitanda. Reka tubi breaking down usobanukirwe ngo ubundi aba bakobwa bagenda gute. Ese baba babizi? Bagenda bazi ibyo bagiyemo? Mukunze kugenda mubona abakobwa beza cyane, ndetse abakobwa bafite amatelefone ahenze, bagendera mu modoka zihenze, ndetse bari mu duce duhenze harimo Dubai. Ukabona umukobwa yicaye ahantu, afite icyo kurya cyiza, ari muri restaurant nziza cyane ihebuje, ndetse agenda no mu mihanda idasanzwe, ari no mu modoka zihenze. Ibi ngibi bikunze kubaho cyane, ntabwo ari bitangaza rwose. Ukagira ngo n'amafaranga yo kuri za social media bakorera, ariko nyamara nabo ubwabo amafaranga bakorera batayakorera ku bwabo. Biteye ubwoba ndetse n'isoni ni wumva iyi nkuru neza. Aba bakobwa nta munsi n'umwe uzabona bari kumwe n'inshuti zabo. Uzajya ubabona bari kwifotoza amafoto ari single, bari bonyine mu duce twiza kandi dutuje, tumeze neza, ariko nta bantu bari kumwe nabo. Wakibaza ngo kubera iki? Aba bakobwa bavanwa mu bihugu byabo nk'u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bice, bakajyanwa Dubai. Babwirwa ko ngo bagiye gukora akazi Dubai, ngo bitabasaba za degree no kuba bariza amashuri, nta kindi kintu bese bibasabye. Bakabajyanayo. Iyo bagezeyo aba bakobwa bahita batangira gukoreshwa. Bagakoreshwa nk'inyamaswa. Ntibajya guhinga, ntibakora kandi kazi akariko kose, ahubwo ako kazi ni ugucuruzwa. Bo ubwabo ntibicuruza, ahubwo noneho baracuruzwa. Aho usanga hari kampani y'umuntu ucuruza abo bakobwa, we afite ayo yishyurwa kugira ngo aguhe umukobwa. Hari ibiciro runaka umukobwa abagenewe, kurya kubwira ati kugira ngo nkuyu umukobwa uraza kwishyura ya naya, bakumvikana. Iki ngiki ni ikirego cyatanzwe kera ariko kitagira icyo gikora, kuko abakora ibi ngibi ni bamwe mu bakire barenze cyane. Urugero, mu gihe muri Amerika havuzwe ibijyanye n'ikirwa cya Epstein,
hagaragaye ko udukobwa twajyanwaga ku icyo kirwa ndetse hari harimo abaperezida benshi cyane hamwe n'abakire bo muri iyi si bakomeye bajyaga kuri icyo kirwa bagiye gusambanya utwo twana. Bavuga yuko ngo ndetse hari harimo umukire wa mbere ku isi nawe ndetse ngo akaba yarahukuyemo uburwayi budasanzwe. Ndagira ngo nkwibutse yuko ngo ibi bikorwa byose bikorwa bitabanza kwipimisha ngo barebe ngo ese uyu muntu yanduye iki. Ibi bituma abantu benshi banduriramo uburwayi budasanzwe, abakobwa benshi byangirikiramo bakavanayo indwara zidasanzwe nk'imitezi, sida ndetse n'ibindi birwara. Rimwe na rimwe niyo batanduye izi ndwara zidakira usanga bakuyemo trauma cyangwa se bakarwara mu mutwe, ubwonko bwabo bukagira damage bitewe n'ibyo babona. Rimwe na rimwe bamwe bariyahura bitewe n'ibyo bakomeza kugenda bahura nabyo, nabo ubwabo ntibabyifuza kandi nta n'uburyo bwo gutoroka. Bagiye batanga ubuhamya, turaza kumva byinshi. Bagiye batanga ubuhamya ababashije kugira amahirwe yo gutoroka cyangwa se bakabishobora bagatorokeshwa bakabona bagaruka cyangwa se bavayo. Bagiye batanga ubuhamya bw'ibyabaga ahangaha. Ibi birwa bituyeho abakire ndetse bihuriramo abakire bikora amahano adasanzwe. Turaza kubigarukaho umenye ngo ni ibiki. Ni icyegeranyo cyagiye gikorwa na BBC ndetse n'iperereza ryakozwe n'abanyamakuru ba BBC. Barabicukumbura babihera mu mizi babigera ku mutwe, basobanukirwa neza n'ibiciro byose, bamenya buri kantu ku kandi. Reka rero tuze gusobanukirwa hamwe ngo byagenze bite. Ndagusaba gukora subscribe hano kuri Mateka TV kugira ngo tubashe gukomeza tugirane ibiganiro birambuye ndetse bisesuye kugira ngo mbashe kukubwira ngo ese ibi byagenze bite, byatangiye bite. Mu gihugu cya Uganda niho hagaragaye nk'aho ariho abaturage banyura cyangwa se abakobwa banyura bari kujyanwa muri iki gihugu kimeze gutya. Cyane cyane abaturage bagiye bikomeza kugenda bibaza ahantu abana babo bajya nyuma y'uko wabonaga umwana wawe agiye akubwiye ko agiye Dubai, ntiwongeraga kumubona, ntiwongeraga kumva ijwi rye, ntiwongeraga kubona ifoto ye. N'igihe umubonye ukamubona ameze neza ariko atashobora kukuvugisha, atakubwira akazi akora kariko, atagusobanurira ibyarimo ibyo ari byo, ahubwo ukajya umubona wowe ari mu bindi bintu bisa naho ari ubuzima bumeze nka paradizo, akwereka inyuma he ariko atakwereka umutima he. Ibibi biri ku mutima w'abakobwa ndetse n'ababakoresha bungana n'ubwiza bakwereka inyuma yabo iyo bafashe telefone yabo bakifata kuri za Snapchat bakagusunikira amafoto yo babona kuri za Instagram ndetse n'ibindi ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Reka turebe ngo gute. Uwitwa Mwesigwa waturutse muri Uganda byarangiye afashwe abazwa ku bijyanye n'ibi ngibi. Yasobanuye akantu ku kandi mbere y'uko afatwa, ubwo yari yahuye n'abanyamakuru ba BBC bakamucaka bakamwingirira maze akabasobanurira buri kimwe buri kantu ku kandi, maze akababwira ko ngo ibi bintu ngo nta n'indi business mu buzima ibaho yakungura nk'iyi ngiyi. Gusa we ntiyigeze amenya ko ari abanyamakuru arimo avugana nabo. Nyuma yaho yaje kuripotingwa, atangwa mu nzego z'ubuyobozi, akurikiranwa bikomeye. Kuri ubu ngubu arafunzwe. Gusa nta makuru ya nyayo ashobora gutanga bitewe nuko uyu ni wo mwuga ndetse ni nako kazi. Ubu buraya bukomeje kugenda bukorerwa Dubai ni uburaya budasanzwe cyane ko noneho uburaya buriyo hariyo uburaya busanzwe noneho bukorwa bwitwa kwicuruza. Apana kuba bacuruzwa ahubwo bicuruza. Ngo abakobwa bari muri Dubai bicuruza bo ubwabo ku giti cyabo, basa nk'abanye business cyangwa se abafite ibikorwa byabo muri Dubai bakora ndetse ngo byunguka cyane. Aho hangaha muri Dubai usanga indaya zisora. Iki gikorwa kiremewe cyane muri Dubai, aho ukora ibyo ukora uburaya, gucuruza umubiri wawe cyangwa se imyanya myibarukiro yawe ndetse n'imyanya itumwanda, maze ukabasha kuba wabona amafaranga menshi cyane. Ibi biremewe Dubai kandi birasora. Ni hatari, ntago byoroshye.